none iki cyo ngiye kugihombora, ngiye kugipinda, ngiye kugipindura, ndakubwira icyo nkipinduriye nyuma. Iyi makaku ngo yitwa Star Sabari. Urumva ngo Star Sabari none mbaza ngo akora iki? Nyangubita abantu badafite ikintu bakora, ariko none uyubura ngo no muhanzi n'umuntu muririmbyi ngo ararapa akaririmba gakondo, akaririmba R&B, agahogoza niza Justin Bieber. Wamwumvishe ngo n'umukinnyi w'amafilime, ngo akaba umukomediye, ngo akandika filime, ngo akaba director, urumva ngo akanazikamera, ngo akazeditinga, ngo akanazisohora, ngo akanakora, ngo akazi ngo kuzisharinga, ngo ni producer, ngo akaba yewe we mana wenyine ngabo we. Ikindi kirenze kwibyo numu influencer, akaba mu blogger, akaba mu content creator, we makaku ubuse nk'uyu muntu abamurenganyije ngo Star Sabari ngo afite amafilime akora, ngo afite ngo Sabari filime zingo anyura amafilime. None wumva ikibazo, wumve defo, atangira filime seri ya mbere akabanga iyi seri ngifite episode nk'igihumbi 400 yagera kuri episode ya 4 agahita yireka ngo yamunaniye cyangwa se ngo ntago ngo yabonye ngo abantu ngo batari kuyikunda neza, agahita yireka agatangira indi ifite episode nayo 8,000 yagera kuri episode ya 2 akavuga ngo biramunaniye nayo ngo ari kubona ikirere ngo cy'u Rwanda ngo kitari guhuza ngo na filime yashatse gukora. Wumva ibyo bintu we urukunyumvira uyu mujinga gusa nyine akora filime nziza pe, filime nziza afite genda Sabari Films ureba akora filime nziza, ariko ikibazo cye nicyo iyo usanga ahubwo nayo ugire buryoherwe nyine n'izo episode zihari, ariko nubona irangiriye nko kuri 4 uzamenye ngo nuko byagenze, genda guhonze.